Yes, rero dukomeza wenda no ku buryo bwa gatatu, igihembo cya gatatu rero ni igihembo cyiza cyane cyitwa matching bonus. Iyi ni bonus y'ibihumbi 37 kampani kwihera. Iki gihembo rero ikiguha byagenze ute? Ni cya gihe wowe watangiye business, kampani ihita ifata systeme yawe ikayigabanyamo ibice bibiri, igice cy'ibumoso n'igice cy'iburyo. Kampani igahita ikubwira ngo igihe cyose iburyo bwawe hari product zizahagurwa, n'ibumoso bwawe izindi product zikahagurwa. Kampani izajya ifata izaguzwe ibumoso n'izaguzwe iburyo, izihuze ihite iguhereza igihembo cya 37 cyangwa se bonasi y'ibihumbi 37. Dufate urugero, niba wenda witwa Edisa atangiye business, kampani ihita ifata systeme yawe iyigabanyemo kabiri, ubwo Edisa kugira ajye abona bonasi y'ibihumbi 37 yaba hari cyangwa atanahari, ubwo arasabwa kubwira inshuti ziwe ebyiri zikarangura kuri zino product za kampani. Nubwira umushuti wawe wa mbere akajya ibumoso wenda yatangiranye iriya karito ya 473, kampani twabonye ko aho ngaho iguha ibihumbi 62. Nubwira umushuti wawe wa kabiri akajya iburyo, ubwo kampani n'ubundi natangirana iyo karito ya 473, kampani izahita iguhereza ibindi bihumbi 62. Kubera ko Edisa akoze igikorwa kidasanzwe, agacuruza product iburyo bwe na product ibumoso bwe, kampani irahita ifata izaguzwe ibumoso n'izaguzwe iburyo izihuze. Nimara kuzihuza, Edisa wowe kampani kongere ibihumbi 37. Ku bantu babiri wahaye amakuru bakarangura kuri izi product, uzahita winjizaho ibihumbi 161 y'amanyarwanda ku bantu babiri bonyine. Edisa rero ashatse yahita arekeraho no gukora, ahubwo agatoza ba bantu biwe yazanye nabo bakabikora nk'uko ari gukora. Ba bantu biwe babiri, umwe uri ibumoso n'undi uri iburyo, nabo azabatoza, ndetse kubera ko Edisa wenda ari njye nzaba namufashije gutangira, ubwo nanjye nzaba ndi kubatoza kuko nabo turi gukorana, ndetse na kampani biri kubafasha nk'uko twabirebyeho haruguru. Ubwo babandi babiri nabo bazahita babwira inshuti zabo ebyiri. Ubwo Edisa ahise agira abantu babiri ibumoso n'abandi babiri iburyo bazanywe n'abo yazanye. Ubwo noneho rero bizahita bigenda ute? Babandi babiri nabo bazahita babona amafaranga nk'uko Edisa nawe abwira babiri yayabonye. Ubwo uw'ibumoso azabona amafaranga nk'uko Edisa yayabonye, n'uw'iburyo nawe abona amafaranga nk'uko Edisa yayabonye, bose babone angana. Noneho rero tugaruke kuri Edisa abantu babiri baje ibumoso ntabwo abazi kuko bazwi n'uwo yazanye, na babandi babiri baje iburyo ntabwo abazi kuko bazwi n'uwo yazanye. Ariko kampani yamubwiye ngo igihe cyose hari product yaguzwe ibumoso bwe n'iburyo bwe, kampani izajya ifata yaguzwe ibumoso n'iyaguzwe iburyo izihuze imuhereza igihembo cya 37. None rero ufite babiri ibumoso n'abandi babiri iburyo kandi ntuzi n'igihe baziye, ubwo rero kampani igiye gufata umwe w'iburyo n'undi w'ibumoso ibahuze iguhe 37, yongera ifata undi w'ibumoso n'undi w'iburyo ibahuze iguhe 37. Ubwo Edisa azahita akorera ibihumbi 74 nta kintu na kimwe yakoze, ahubwo kuko ari gukorana na babandi yazanye, kandi na babandi yazanye nabo bari kwinjiza amafaranga ku rwabo ruhande. Ubwo babandi babiri bari ibumoso nabo bazahita babwira inshuti zabo ebyiri ibumoso babe 4, babandi babiri bari iburyo babwira inshuti zabo ebyiri iburyo babe 4. Ubwo n'ubundi Edisa kampani igifata umwe w'iburyo n'undi w'ibumoso bahuze 37, undi n'undi 37, undi n'undi 37, undi n'undi 37, mpaka inshuro enye zishire. Ako kanya Edisa azaba akoreye ibihumbi 148 nta kintu na kimwe yagize ute yakoze. Wa muntu Edisa yazanye uri ibumoso nawe azaba atangiye kujya yinjiza 74 ku bantu babiri bari ibumoso bwe n'iburyo bwe, na wa muntu Edisa yazanye nawe nta kintu yakoze. Rero dukora nka timu wake, turafatanya. Edisa rero naza akaza muri no business afite intego, afite byinshi yifuza kugeraho, nk'uko twatangiye tureba ku ntego zagutse, akavuga ngo ndaje mara imyaka 3 muri no kampani. Ibaze namara imyaka 3 muri kampani byamutwaye nk'ukwezi kumwe kubona abantu babiri cyangwa se akabarenza. Ubwo buri muntu wese uri kuza mu kwezi kumwe ari kubona abantu babiri. Igihe kizagera nk'imyaka 3 Edisa asanga afite nk'abantu 1000 ibumoso n'abandi bantu 1000 iburyo. Ubwo ako kanya Edisa azaba amajije gukorera miliyoni 37. Birashoboka ko aba 1000 waba bafite cyangwa ntubu bafite cyangwa waranabarenjeje. Nuba warabarenjeje ayo mafaranga azarenga, nuba ari ufite uzaba ufite izo miliyoni 37. Nuzaba bari munsi, ubwo nawe anayo mafaranga uzaba yari munsi, ubwo nawe urabyumva. Noneho ngwino ufite intego muri no kampani, uvuge ngo ndaje nkore imyaka
icumi muri ino kampani. Ibaze ukoze imyaka icumi ukaba ufite abantu ibihumbi icumi ibumoso n'abandi bantu ibihumbi icumi iburyo, aho ngaho waba umajije gukoreramo miliyoni 370 mu myaka icumi yonyine, ziri guturuka mu gihembo cya gatatu gusa cyitwa matching bonus. Wibaze icyo gihe wanahita uritayaringa ntuzongere no gukora, kuko ubaye ufite miliyoni 370 ufite timu y'abantu ibihumbi icumi, abo bantu bajya bakora ukinjiza amafaranga waba uhari cyangwa utanahari. Rero iyi niyo bizinesi ya mbere ishobora kuba yakugeza ku nzozi zawe cyangwa kuri byinshi wifuza vuba, kandi ukabigeraho uri kubifatanya n'ibindi waba ukora, kuko yaza yunganira akazi kawe kajya guha extra income nta kibazo. So rero ni uko nguko bimeze. Wibaze nkubwiye uburyo butatu, ibaze no muri ubu buryo bwa gatatu ukoreyemo amafaranga, no mu bwa kane ugakorera amafaranga, no mu bwa kabiri ugakorera amafaranga, no mu bwa mbere ugakorera amafaranga. Nk'uburyo bwa kane tugira ni uburyo bw'amaranka cyangwa se amapeti. Ubusanzwe amapeti tuyazi mu gisirikare cyangwa se mu ngabo z'igihugu, aho umuntu aba afite nk'ipeti cyangwa iranka rimuhemba 10%, 20% cyangwa 30%. Ayo ni amafaranga ubona nta kintu na kimwe wakoze, akaza buri kwezi, ahubwo abaturutse mu bikorwa wowe na timu yawe mwakoze. Iyo wakoze ibikorwa bya miliyoni 10 ufite iranka rigwemba 10%, kampani iguhereza 10% by'izo miliyoni 10. Ayo ni amafaranga aza buri kwezi buri kwezi. Ubwo rero bishatse kuvuga ngo igihe cyose uri gukorana n'ino kampani n'izo ntego tuba dufite, ni uko dukora dufatanyije twese tugahuza imbaraga. Nanjye natangiye ntabyo nzi, baramfasha ndabimenya. Nawe rero nufata umwanzuro ukaza tugakorana, nanjye ndahari niteguye gukorana nawe, kandi nzagufasha ubikore nk'uko mbikora. Abantu benshi nuko twatangiye bimeze. Hari abantu bamaze imyaka 3 muri no kampani, baguze ibibanza, amamodoka, bubatse n'amazu, kandi baratangiye bashidikanya cyangwa se batabyizeye, babifatanya n'akandi kazi. Ariko baka kanya hari abaretse akazi ko muri banki, hari abari abaganga, hari abari abadogiteri, hari abari aba enjeniyeri, uno munsi bameze neza muri no kampani, kandi bakora buri kimwe cyose kikagenda neza. Nawe rero wafata umwanzuro ukaza tugakorana, ndetse muri uku kwezi turimo vuba cyane, kuko ino bizinesi yagufasha kugera kure, kandi kure dushaka kugera twahagera dufatanyije.